hari ibintu byari byananiranye bitari bigikunda ibyo nabyo Imana yakinguye imiryango ku muryango wawe hari byari byananiranye Imana yakinguye imiryango muri aya materaniro nabonye umuntu wateranye natwe ari onorayini yashatse ibyangombwa by'ahantu haba byari byaranze Imana yabimuhaye muri aya materaniro hari umuntu washatse akazi byari byaranze Imana yakamuhaye muri aya materaniro hari umuntu warwaye umugongo bari kuzamubaga Imana yamukirije hari ibintu byinshi Imana yakoze hari umuntu wari ufite sonde yagendanaga sonde iyo sonde igiye kumuvamo aradukurikiranye ari kumwe natwe iyo sonde imuvuyemo hano hari ubwiza bw'Imana. Tugiye gusoza ariko ndumva abantu batanga ubuhamya ntabareka lakini watu wanashuhudia niba hari ubari Imana yakoze kama kuna kitu Mungu alifanya uzutanga ubuhamya ukuje ushuhudie uri online wandike uko online wandike tumusome iminota mikeya tunabakiza dakika tumaze kurenza iminota 4 tunapitisha dakika 4. Haleluya. Amena. Nanjye kuko nari naraboshywe na mimi gisi cyose Imana izajya hivyo vyote na mimi nilikuwa nimefungwa nimepewa na kuzimu inkorera igitangaza Mungu akinitendea mema nzajya nyivuga nitakuwa nikiseme ariko kuboka kwangu jini ndo kufunguka kwangu. Ndashima Imana yuko umushumba yasenze mtumisha aliomba iribere ry'iburyo ari biri mu moko liziwa ya kushoto likuwa ndani nje najyaga nifata nkasa nk'urikoramo nilikuwa naligusa ndani nashima Imana yuko wasenze wakati aliomba yavuga ngo asante wakati alisema asante mbona ikintu kivuye nikasikia kitu kinatoka we yabyibona ikintu kivamo yeye abijionea kitu kinatoka dukomere Imana amashimeshi upige makofi mengi Andushukuru Mungu alikuwa anasikia hapa kwenye uzazi pamoja na mgongo lakini hivi anasikia vitu viko sawa. Imana yambukije mu dukomere Imana amashimeshi mgongo pamoja na tumbo ya uzazi wa mukuru wanjye wasengera arwaye kuva ule mkubwa wake uliombeaga kwa kuvuja na yeye amekuja tena mukuru we naze hano ule mkubwa wake alikuwa anavuja naye aje kuya na wewe hari ibintu byinshi Imana ikora na vitu vya mingi Mungu anatenda twagusengera utari hano tulikuombea bila kuwa hapa arakwizerera nka mwana wawe akakunani kama mkubwa yako warwaye kuva Imana igihe kingana iki ulikuwa na muda gani unavuja bagwe mikrofone tukumve mikrofone warwaye igihe kingana iki ulikuwa na muda gani unagonjwa yamaze amezi 4 ava anamaliza amezi 4 anavuja murumuna we yaraje hano mudogo wako alikuja hapa arakwizerera akakuaminia Imana isigukiza Mungu alifikana kuponesha eti Mungu alimponesha hivi hana tena mgonjwa kuvuja baada ya miezi 4 murumuna we amwizereye hano Mungu wake anamwaminia hapa Imana yaramukijije Mungu alimponesha dukomere Imana mashi makofi mengi